ni mwiza Megan nubwo atavugwamo. Isezera rye rikomoka ko Preskid yamusabye ko baryamana, abona atabivamo kuko ari umurokore wo muri CLA, arasezera. Buriya Mutesi Jolly arasa nkaho ari we wafashe nk'intebe ya Mike Karangwa, kuko uburyo Mutesi avugwa niko Mike Karangwa yavugaga muri ya myaka, kugira ngo ajye kuba abona uriya mwanya. Ni ukubera yuko yabanje kuryamana na Preskid. Yaba umwere izina ryitwa Ishimwe Dieudonné egare Inspiration Backup rirangiye nirigaruka aragira ngo cyakeve gihise kibatura Inyange. Noneho kameramani wacu kenshi na kenshi abari guporeza kuki atigereye muri Mr Rwanda. urabona Nyuma ya Miss Rwanda ashatse yakwigira muri Mr Rwanda na Miss se yaragerageje biranga. Ibaze Mana irihangana. Hano turi ni umeze neza ariko turi kuri Hotel Classic Kicukiro, hano heza cyane mbona rwose hisanzuye. Buriya biragora cyane muri no mujyi wa Kigali kubona igikorwa remezo gifite parikingi yisanzuye. imbaraga z'amafaranga. Yeah. Kabisa. Uracyari umuvugizi? Ibaze ntariwe. Anje naragowe. Reba kuvugira igikorwa gikorerwamo ibintu bitatu: kurya, kunywa, kuryama, kubyaha. Uzi ko ushobora korara muri hoteli, hari hoteli ngeze kuraramo ntabwo ari classique. Nka saa yine numva muri receptioniste, "One se boss ngo nta rwana ushaka." Akubwiye ni hoteli ya Nirogi. Oya hoteli. Yine urumva hari amahoteli abari tayari aba afite nkuko waka taxi. Ahubwo rutadashaka kuyigikara umva bakamuzana bakazana nka batatu gahitamo. Rero ndababwira ni ngewe ndananiwe, ntabwo nareye muri hoteli kuko shaka abakobwa cyangwa abagore, naje kuruhuka. Nyine baratunguwe. Ariko keshi iyo atari impamvu z'akazi. Ariko umuntu wamenyereye ibintu niyo yagenda ari akazi k'iminsi ibiri azamukana urwana cyangwa akamanukana urwana. Hapo natinya. Hano nta mu minsi bigeze bahamanukana. Hano ubwo biri kuvugwa. Aha nigeze kuhakoreshereza abamisi Misi 2010 na kangahe. Misi wagiye mu itorero ry'aba Misi wagiye mu itorero wabaye igisonga, yarangiza akajya mu itorero akambara n'imyenda ya gisirikare akaba mu ba performance neza. Ndamuzi. Ninde wabaye Miss Rwanda icyo gihe? Ni Miss ni kuri nuza ya 2018. 2018 2019. Ya hano ahubwo hano twahakiriye aba Miss mu biganiro yitwa Yasipi. Yasipi ninde wabaye Miss Furu? Ntago mwibuka. So Yasipi hano twarahaganiriye. Nkiri ku Museke akadomurwa. Twiganirira atari by'amashusho. Nako twakoranye ikiganiro ya Museke ugira na YouTube channel. Hahandi mu cyanya cy'ubwatsi bibise. Nyine ka Yasipi nakana keza. Ashobora kuba ari n'umunyakibungo, yambwiye ko yakuriye ikibungo icyo gihe. Ni umwana wakuriye ikibungo. Okay. Ababyeyi baba muzanye Kigali. Reka twe gutinda kuri Yasipi bataza kugira ngo harahahuriye n'ibiri kuvugwa, kubera ko hari inkuru yatunguye benshi, ariko nyuma yo kubatungura n'ubundi bimenyekana ko yatawe muri yombi kuwa mbere. Ni Ishimwe Dieudonné, umuyobozi wa Rwanda Inspiration Backup itegura Miss Rwanda. RIB ku munsi w'ejo yarabiduhamirije, twemerera ko uyu Ishimwe Dieudonné imufite kuri station yayo ya Remera, akaba akurikiranyeho icyaha cyo gusambanya cyangwa se gukora ihohoterwa rishingiye ku gitsina kuba Miss mu bihe bitandukanye. RIB Yego. Mwijwi ryandese. Mwijwi rya Murangira B Thierry. Hapo unapata hiyo B.
uzibeshyure sha tukugenza wowe nibyo bamujya naba nishe izina ry'abandi ntayishyizeho. So rero Jean Paul, ntekereza ko nubwo bwose utari muri timu ya Miss Rwanda cyane cyangwa se utanarimo byeruye, uri umwe mu banyamakuru nzi neza ko baza mu mavu n'amavuko y'iri rushanwa, banarikurikiye wenda mu buryo bumwe cyangwa ubundi, bakaba wenda bafite n'ubundi bwino bwo ku ruhande wenda utifuje wenda gutangaza mbere cyangwa wenda utari bunatangaza ariko uzi neza ko hari ikintu uzi. Icyo mpamvu mbivuze, mu biganiro bimwe na bimwe twagiye tugirana hari aho wakomoje uti Mike Karangwa ni inshuti yanjye ku buryo twanabanye mu nzu, uwo ari mu kanama nkemurampaka by'igihe kirekire nubwo yaje kugira kakavamo. Ni iki kintu uzi kuri rino rushanwa n'ibyo baritazira? icya mbere Mike Karangwa, Ari Sudi, Jado Kastari, Claude Kabengera, Sandrine Butera Isheja, ni bamwe mu bantu, ndetse n'uyu mudamu ukoze muri Sarusi Emma Claudine, ni abantu baharaniye ko ikintu ntabwo ari made in Rwanda ariko baharaniye ko ibintu by'u Rwanda bigira ubudasa. Bari mu bantu bateguye mu bihe bitandukanye Miss, ndetse bahereye mu ba Miss bo muri kaminuza. Umukobwa witwa cyangwa se umudamu witwa Ruparisenti ya ujya umwumva? Yego. Yes, buriya Ruparisenti ashobora kuba yarabaye nka Miss UR. Umukobwa witwa Rutayisire Deborah ashobora kuba. Donc aba bahungu batangije ibintu bya Miss, ariko nyuma baba busy. Nyine hari ibintu ujyamo uri kuvuga ngo reka mbikore muri iki gihe mpari, ariko mbonye ibindi bimpuza nagenda. So Miss Rwanda, ndetse bari n'abantu bubashywe nk'uko Afande James Kabarebe ni perezida w'icyubahiro wa APR. Uko byagenda kose we ntabwo yiyamamaza, ntabwo yamamazwa. Afande ayobora APR mu rwego rw'icyubahiro. Rero n'abari abagabo barubashywe muri Miss Rwanda, nubwo batakivugwa, ariko ku muntu ukurikira Miss Rwanda arabizi ko abo bagabo ari bo batangije Miss Rwanda. Abo ukomojeho bose hari aho bahurira na Rwanda Inspiration Backup cyangwa naba mbere yaho? Kuko hari session yabayeho Miss Rwanda iri ifite cyangwa se iri mu maboko ya Minister Minispoc, nyuma iza kujya mu maboko ya mashirika umwaka umwe, nyuma yaho ifatwa na Rwanda Inspiration Backup kugeza kuri no saa ari nayo iri gutazirwa icyo cyaha biturutse ku muyobozi wayo. Kugira ngo abantu tutaza kubasubiza inyuma cyane, twinjiraho, hari icyo biziho mu mikorere ya Rwanda Inspiration Backup? Ubwo ndi gushingira n'ubundi ku byaraye bivugwa, byavuzwe bati abajudge mumazemo imyaka 4 mwakabaye mufite ikintu mubiziho, abanyamakuru mwebwe, iyo ministeri yarebaga iki? Ibyo byose ubivugaho iki? Iki gikorwa kigitangira 2009 ikamba rya mbere rikegukana na Bahati Grace, ni igikorwa cyari mu biganza bya ministeri. Ndibuka ko abari bagize akanama nkemurampaka harimo Mama Eminante Mugabo Ushaka, urabyibuka nawe? Yenda wari ukiri mutoya ariko urabyibuka, ibyo byo ntabwo wabyibagirwa. Uwo mukobwa wo mu Miss yamaze imyaka 3 muri icyo gikorwa. 2012 asimburwa na Aurore Mutesi avuye mu karere ka Huye. Ndibuka ko nigeze gutumira Miss Rwanda, natumiye Aurore, ntumira Bubu, ariko Bubu siko Bubu nawe yabaga mu bintu by'aba Miss akenshi niwe yabaga birimo, ni ukunze gutanga ibintu bijyanye na sound. Icyo gihe noneho yarameze nk'umuntu urimo birenze sound, kuko twagiranye ikiganiro hazana Ishimwe Dieudonné, icyo gihe Minisitiri wa Siporo yagernye uwari umunyamabanga muri Minisiteri y'Umuco na Siporo icyo gihe, hanyuma Lola girango yes, wa mutipe w'inzobe Makuza. Nuko tujyanye ikiganiro cyane ko ryari afite mu nshingano n'umuco, icyo gice cyari kirimo n'abamisi birumvikana. Rero icyo gihe rero leta yari itangiye kubona agaciro ka Miss Rwanda. Nyuma gato nibwo nyuma yaho Joe Ambasaderi Joe Nyakwigendera aviriyeho, Makuza akavaho yirukanwe, ntabwo yasezerewe.
minisiteri ikazamo honorable wacu Julienne. Miss Rwanda yabaye nka kampani ariho hakomoka Rwanda iki inspiration backup. Yaba ari ba eminante bayitangije, ari abajaji, yaba ari ba Mike Karangwa, ba Claude Kabengera na ba Jodo Kasari n'abandi batangiye kugenda babigendera inyuma. Icyo gihe ndabyibuka ko ku ma edition ya mbere harimo ko Claude Kabengera ari umu-MC igihe bisa kirekire. neza wa Mike Karangwa ntiyaburaga muri jiri by'igihe kirekire. Byasaga nkaho ari abantu n'ubundi bakorana bya hafi na Prince Kid. Yes, Prince Kid yamaze kwegukana ibyo bikorwa byose, akorana n'umukobwa witwa Sandra Teta wabaye Miss SFB. Ndamuzi. Bigeze no gukundanaho baratandukana. Ntabwo bigeze, barakundanye. Baratandukana kubera ko uriya mukobwa nawe ashobora kuba atari shyashya cyangwa atari Prince Kid utari shyashya. Ibintu by'abantu babanye agakundana nta nubwo ari ikibazo. Ahubwo Prince Kid yifitiye imisemburo yo gukundana n'abamisi. Ese Musa ari kumwe na Miss Ndahuko? Bivugwa ko Elsa bari mu rukundo na Elsa. Niko bivugwa nta n'umwe urabye. Elsa rigende yitwa nde? Ngira ngo ni Iradukunda. Iradukunda Elsa. Miss Iradukunda. Miss Rwanda 2012. ngira ngo. Okay. Rero igihe cyarageze leta ikibamo nka brand ariko ntiyakibamo nka leta. Ndabisobanura neza. Ubundi ikintu iyo cyiswe gishobora kwitwa Miss bien sûr nkuko na Eric ishobora gutegura Miss, ariko iyo kijemo ngo Miss Rwanda kiba cyarenze igikorwa cya Prince Kid. Rero Prince Kid bamwikoreje ibiro byinshi ananirwa. Okay, kuri uwo yumvaga ko abishoboye, ariko kubigaragara ntabwo yari abishoboye. Ariko turebeye mu zindi nguni igikorwa nyirizina cyatanze umusaruro. Cyatanze umusaruro kuko mu Rwanda nyine hamenyekanye nk'igihugu gifite n'undi gisanzwe kizwi ko gifite ari bimwe mu bihugu bifite abakobwa beza. Ni igikorwa kitamuvunnye kuko cyari gifite abaterankunga benshi, kandi abaterankunga ariko yitigitiye we uriya ariya amabanki na biriya bigo na biriya byose pe. Ariko burya umutwe umwe wigira inama yo gusara ntabwo. Sinzi urugendo bakubutsemo ku migabane bagenda berekana isura ya Miss Rwanda, bagiye mu bihugu byinshi, ariko mu by'ukuri igikorwa cya Miss Rwanda abantu bakibonaga nka Prince Kid kurusha kibona nka Miss Rwanda. Ndabeshye se no muri showbiz none se ni ahubwo byagenze gute? So no kuvuga ngo ikosa ubona ryabayemo mbere ya byose nuko igikorwa bajyariye umuntu. Nta gikorwa cy'umuntu umwe kinini kimuruta, ntabwo bishoboka. None se ubona bafata ibikorwa bakavuga ngo ibi bishinzwe ibi. Okay, amahoteli buri muntu wese akora business ye RDB ntizemo umva haba gatogo. Nta gikorwa kibura umuntu cyoroganiza. Bavuga bati Miss Rwanda tuyihaye Minisiteri y'Urubyiruko. Hishyiremo Minisiteri y'Urubyiruko kuko iby'umuco byo no kunyobya. Igikorwa cya Miss cyitabirwa n'abakiri bato, nta bintu by'umuco, nta rurimi rw'ikinyarwanda cyane ruzamo, nibagihe urubyiruko. Arya uramuzi Minisitiri w'Urubyiruko? Abaponati yitwa Mbabazi. Yagihe Mbabazi na Bamporiki. Noneho buriya tumenya Bamporiki cyane nawe aradomina muri la Minisiteri. Nuko yamenyekanye ari umusizi mu mivugo. Imana imureba icyoroshye. Imusa ari mu kizuru, ariko ni Bamporiki usanzwe rwose. Honorable Bamporiki ni umugabo w'inyamasheke. Umugabo w'inyamasheke uri mu kigero cy'imyaka yacu. Imana yarebye icyoroshye kuko abarokore bajya bavuga ngo na nyuma ya zero irakora. Rero bagifata igikorwa bagiye nka Minisiteri, icyo gihe bizazamura Minisiteri, nka Minisiteri izabyibuha igira izina rikomeye kuko itegura Miss Rwanda. Uze buriya nka Minispoc bayambuye Ferwafa. Donc Minispoc ntiyoboreye Ferwafa, kikaba hari ibintu byinshi byapfa muri Ferwafa.
ari Minispoke ntiyazamuka na Ferwafa ntiyazamuka. Rero ikibazo cya Preskid n'abatumye aba Preskid nuko igikorwa cyabaye iki. Urugero ngewe nitabiriye Miss ya 2009 2012 kugera kwa Mutesi Jolly nari nkitabira 2016. Wabonaga ari ikintu kitarimo protocole nyinshi, ariko uyu munsi ari amafoto asohoka mu binyamakuru yabaga arimo otamaka ya Miss Rwanda, video haburagamo nk'akakantu kagasaro, ubundi ibintu byose byakorwaga na kwibaza biri gukorwa mu nyungu z'igihugu cyangwa biri gukorwa mu nyungu z'umuntu ku giti cye. Kubera iki inkuru zari PR kurusha ikindi gikorwa icyo ari cyo cyose. Hari uyu mwana w'umukobwa ufite ubumuga bwo kutumva no kutavuga Jeannette yabonye ikamba ego iry'iki, ngira ngo yabonye ikamba ryo kuba afite umushinga mwiza, ariko ari mu bambitswe. ego Wa mukobwa wo ku Kibuye yitwa nde? Josiane. Ntabwo mbanenga, nta nubwo nzi ko ari babi cyangwa ari beza, ariko kuko Jeannette ari umukobwa ufite ubumuga bwo kutavuga, Josiane akaba yarasitaye ajya ku Gisenyi kwiyamamaza bigaturuna, byanze bikunze abantu baravuga bati hapo atayingiye. Ntabwo ibyo ari byo bikenewe. Ntabwo Miss ari uko wagiye ku Gisenyi ugasitara, ntabwo kuba Miss ari uko ufite ubumuga bwo kutumva no kutavuga. Kuba Miss ni ukumenya guhagarara aho rukomeye kandi ugahagararira igihugu nyine nka Nyampinga. None se yaba ari Bahati Grace nyuma washakanye na Kavuyo Kate, mama Kavuyo uramuzi se? Honorable Oda Gasinzigwa ye ni mami wanjye, abwiye umuhungu wawe yigiriye muri Amerika urasigarana hapo ni ukwere nyine. Aba bana bagiye baba Miss, erega bajya banavuga ngo abakobwa b'abanyarwandakazi koko bavuze ngo batoranyemo nk'uko kubarura ubutaka b'ibitegeko, aba nta n'umwe wazamo. Hari abana bibereye ahantu mu gikari we. None se ko kwiga ari itegeko, umwana wabaye uwa mbere mu gihugu hose uzi ko aturuka Green Hills cyangwa Ecole Belge? Icyo kintu uvuze kijyanye no kuba abana bibereye mu bikari, hari abatanze ibitekerezo bagishingiraho bavuga bati ibyo bintu byose biberamo inyuma y'amarido nibyo bibuza bamwe mu bari capable cyangwa se mu bashoboye kutirwa bitabira irushanwa. Niko kuntu bibona cyangwa ryari rikiri mu gihe cyo kwiyubaka wenda abantu bataritinyuka neza? Ikigo cy'Igabiro uzi icyo kivuga, ikigo cy'imyitozo ya gisirikare kujya muri camp no muri team ya Miss Rwanda, aba bana umenya atari babarota kontra yabirangiye y'umwaka. Ntabwo ndi kuvuga ko Preskid afunze uyu munsi. Ni mwiza Megan, umukristo wa CLA Christian Life Assembly, umwana w'Inyarutarama ufite se w'umujepe. Ntabwo ari amahirwe navuga ngo nayadanje. Nagiranye nawe ikiganiro cy'umwihariko mu kazi musanga Marriott, twavuganye iminota nka 15. Preskid niko ari kumubwira ngo haguruka. Ubwo Preskid yanyubashye, ntabwo yanyubashye kuko nkorera ikinyamakuru kidasanzwe, yanyubashye kuko ari Jean Paul azi wigeze kumutumira akamwicazanya na ministre muri 2012. Anyubashye kuko azi ko muri 2009 yambonaga. Anyubashye kuko iyi myaka yacu hari aho ugera n'izina rigakora. Ntabwo uzi protocole ziba muri finale ya Miss Rwanda. Sha aba boss baba bahari uko baba bavuze kose ndayireba. Nta gihe twatahanye nka saa 9 ukiba mu butayu ko ndihuka ko twahuriye Kabeza, shambo no poromotsa ndavuga muvandimwe atashyera ari kuri kaburimbo hapo natinya twa tuvuye i Rusoro n'irushanwa ryande rimwe ryavuyemo Josiane akaba public nigiye Megan aba Miss 2019 uriya yakosho zamutse vuba sha ugize isura vuba wa burya kiriya gihe washoboraga kugenda ukivuga ukamera ukabura gatogo uvuga uti nagiye ku rusengero ibitogo bari bazi kubera Sunday night twari tubaze igihe tuyikora. Ari nge nawe ninde bari bazi cyane. Oya wewe rega nawe ngewe meze nk'abasiye kombata. Urabona nko ku munsi w'ingabo nta mukuru umusaza ubaho. Ku munsi uriya nk'abana basaza babohoye igihugu bari muri RPF, umuryango wa RPF
muri babohora u Rwanda nta hantu bajya bakumirwa iyo bagerageje kwitwara neza bataranyweye manyinya. Iyo atanyweye manyinya ebana ahantu hose barakingura. Rero nta muntu wasubizayo kamera. Andi abikoze yabikora bizi ko nshubijeyo, abikoze akabikora bigambiriye nk'uko ujya mu rukiko umucamanza akakwima access kandi abizi neza kuri umunyamakuru anakuze ko ari iyo domaine bamwe. So rero 2019 nyuma ya Miss Megan maze kubona icyokere n'ukuntu nabonaga uriya muhungu abakanira yabakaniraga kurusha umwana, ariko kavuga uti ibyo byose ni igitsure cya kibyeyi naho mbiherukira. Sha 2021 na 2 karakara ntabwo ni mu mboni zawe. Hari ibyari byabanje kuvugwa mbere yuko Prince Kid atabwa muri yombi. havuzwe biki? Havuzwe ko abana b'abasirikare nibo babona amakamba, ndetse abantu benshi bakabihengekereza muri uwo mujyo. None kuri no nshuro abantu bamwe bari kuvuga bati ati ubwo ndiro yari yo kata yari yo. Mu mboni zawe wowe amarushanwa ya Miss Rwanda ngira ngo aba feminist cyangwa se impirimbanyi ziharanira ijwi ry'abagore abari n'abategarugori bivuge gutyo ko rizamuka, nibo bigeze kuvuga bati Miss Rwanda bayiha abagore bayitegure kuko ari igikorwa cy'abakobwa. Kuko ibiberamo hariya hantu ni ibindi bindi. Ibyo bintu byaravuzwe. We nk'umunyamakuru, nk'umuntu ukurikirana ibintu, ntago mu mboni zawe hari icyo wigeze ubibonaho, wigeze ugerageza gukora icyo ibyo uri ushaka kuvuga ndi kubyumva. None se umukobwa wa ACP Rangira Jean Bosco hari umupolisi yabaye oya kuba ari abana b'abasirikare, cyakora imibare yerekana ko ababaye abamisi benshi ari abana b'abasirikare, ariko baba babiharaniye rwose. Ubwo rero aho icyo nzi ni kimwe, birashoboka kubera ibintu biba birimo, ahubwo imodoka kujya kuri station ntiwishyure, ikinamba, ATM n'ibindi. Yembo na Miss Rwanda finaluma harimo abantu bategura bavuga bati Jaras turamuhiriye modoka ariko kuko azajya duha 5%. Nibyo nkeka mu mboni yanjye, mbona ko hata umuntu wa Miss atabimerita 100%, ahubwo aba habayemo kumukora recruitment. Kandi ariko nabwo uretse gato ntabwo bakorera recruitment ngo umuntu bamugende bamushyire kuri stage ari inka, oya nubundi baratekinika ariko wa mukobwa bimerita keshi. Rega buryo uzarebe ese Tour du Rwanda ugikurikira, uzi ko umuntu utwara Tour du Rwanda buriya ni igicana. Umuntu utwara Tour du Rwanda agutanga gukandagiraho ngo akurishije ngo amateri isabire, so ntabwo babarutanwa cyane. Nta nubwo ari ikibazo cy'abana b'abasirikare gusa. Ni mwiza Megan, ni umwana w'umusirikare. Uyu mukobwa twavugaga wagiye muri Amerika wabaye Miss Rwanda wa mbere 2009 yitwa Bahati Grace, ari umwana w'umusirikare. Mutesi Jolly bavuga ko ari umwana ukomoka mu miryango y'abasirikare, ko si umwana w'umusirikare. Naomi ni umwana w'umusirikare. Grace uyu nguyu uheruka ni umwana w'umusirikare. Uyu muheto waritwaye papa we ni umupolisi ukomeye witwa ndese akorera i Musanze. Yego ayobora kiriya kigo cy'i Musanze se ni commission na ACP ni chief superintendent. Ntabwo icyo ari icyo kibazo. Niba ari umwana w'umusirikare okay, niba uvuze polisi kuki utekereza ko Afande Dan Munyuza adafite abana? One se Kabarebe ntafite abana? Oya, ntabwo ikibazo ari cy'abana b'abasirikare rwose. Yewe ntabwo icyo nkemera, ahubwo nemera ko hashobora kubamo kata akwa kundi muri football hari ahantu imikino igera hagakora akantu, musifuzi akabaza abantu azatambika amakarita y'imihondo kugira ngo match itaha niba bazakina na APR iyo match ntibazayigaragaremo kata. Urashobora gusanga na biriya kuko abasirikare n'abasirikare nyine ushobora gusanga nk'ababyeyi baba bavuga bati biriya bintu barimo n'ibiki, si byose. Nge niko mbyumva. Okay, noneho rero sasa twinjire kuri case nyirizina. Urayivugaho iki? Ubugenzacyaha buramukekaho iki? Uwo ninde? Uwo ni Ishimwe Dieudonné wamamaye nka Prince Kid,
ategura cyangwa se ni umuyobozi wa Rwanda Special Backup itegura Miss Rwanda. Akurikiranyweho icyaha cyo gukora cyangwa se gukoresha imibonano mpuzabitsina abana bari mu irushanwa cyangwa se abakobwa bahataniye irushanwa. Ni kuvuga ijambo abana bitaza kumvikana nabi. Harya Dr Murangira nawe yavuze abana abakobwa. Yangeze ngo yavuze abana ari dogiteri mu mategeko. Ntabwo nari kubyemera. Abakobwa. Urabivuga iki? Nk'umuntu usanzwe ukurikira imanza z'abakesi. Yes. Shasha birimo kurya. Kugahato ko nikaveho. Ngo kugahato. Sha umva nkubwire. Azaburanira mu rukiko rw'ibanze rwa Kicukiro. Niba afungiye i Remera cyangwa mu rukiko rw'ibanze rwa Gasabo. Kuko uburaniraho ifasi bitewe naho umugenzacyaha yakubarije ari. Nyarugenge yo tuyibagirwe, ntabwo Kida azaburanira Nyarugenge, oya. Azaburanira hagati ya Gasabo na Kicukiro mu ifunga n'ifungurwa. Rero kugahato ko ntikabayeho. Ahubwo bariya bakobwa abakobwa bakuze, ntabwo Miss Rwanda yakira abamineri, abana bari munsi y'imyaka 18, kubera ko ari umusore nawe mwiza. Si umusore mwiza se wenyinya ibaza atahifite. Ni umusore mwiza utagaragaza imirire mibi, umeze nk'uwafashe kuri shisha kibondo, mbese arakeye. Rero buriya bariya abakobwa nabo niba nyirabayazana mu kagari. Hari indi ngingo yaje ivuga ati kuki mutumva ko we yaba yaragiye ashukishwa iyo ruswa nyine. None se ko abaye uba muri showbiz, ntabwo uzi abana b'abakobwa b'abahanzi baba bagira ngo baguhe ruswa y'igitsina kugira ngo bakine, kugira ngo bavuge mu biganiro, kugira ngo rwose. Hari agatwiti kari gutrendinga ngira ngo uri kugasoma uri aho. Ako kantu k'inyuma oya soma caption kubera ikibazo cy'amaso kangu usome. Okay. Nushaka kunyice hapo udatinya ngo ariko mbe Miss yari yahereye inyuma. So bizanye harya umuntu wakubwiye ngo iki ubundi Miss kuba Miss, amwe mu mahame ya Miss nuko Miss atararyamana n'umugabo. Mu byo babapima metero n'ibiki, sinzi ukuntu bazajya bapima ukuntu bari abakobwa ari amasugi. Ubundi niyo mahame ya Miss Rwanda. Miss Rwanda nyine aba ari umukobwa w'isugi utararyamana n'umugabo w'umumisi nyine. Ubu se niko byaba bimeze? Biragoye. Ntabwo ariko byaba bimeze rwose. Yego biragoye. Rero ubundi amahame ya Miss Rwanda niba bavuga ngo kwinjira igisirikare ugomba kuba utarengeje imyaka iyi n'iyi. Buriya no kuba Miss ubundi hatabayeho kubirenza ingoyi, ntabwo byemewe kuba Miss wararyamanye n'umugabo. Buriya Preskid bariya abakobwa bose babapimye, sinzi niba twasanga ari ba Miss yigoroye. Icyabayeho naho Preskid yari amabuye. Imyaka 12 ari mu bakobwa wenyine baba Miss. Ariko jya ukuntu ukunda nk'abagore. Biriya bintu wabishobora. Tuziranye. Baguhaye kuyobora Rwanda Special Backup. Preskid abamazemo imyaka 10. Afashwe ku mwaka wa 10. Hapo date. Unyungirije nakuzira. Ariko rimwe twazagiye muri nzo tukikorera ikiganiro batureba twese. Urumva kandi koko kubakunda ufite rezo. Watoto wa majengo wanapenda wasichana sana. Unasikia? Nuko ufite imisemburo y'abagabo nyine. Ugomba gukunda abagore. Nuko bivuga ugaseka kandi nituva karasi ufite rendezvous. So Preskid amahirwe afite. Amahirwe afite. Rendezvous mfite ni Liverpool na Villarreal. Ariko amahirwe Preskid afite. Urukiko n'ubushinjacyaha ni ibimenyetso.
niba buri ibimenyetso azarekurwa. Ahubwo reka twisabire inzego. Preskid niba bakekwaho ari abakobwa bujuje imyaka y'ubukure, urubanza ntiruzabere mu ruhame. Icyo ni icya mbere. Cya kabiri, bazavuge abakobwa mu mazina yabo ibyo yabakoreye. Si ikintu gisobanutse. Bavuge bati ni mwiza Megan nubwo atavugwamo. Isezera rye rikomoka ko Preskid yamusabye ko baryamana. Abona atabivamo kuko ari umurokore wo muri CLA, arasezera. Bavuge bati buriya Mutesi Jolly arasa nkaho ari we wafashe nk'intebe ya Mike Karangwa, kuko uburyo Mutesi avugwa niko Mike Karangwa yavugaga muri ya myaka. Ndabeshye. Bavuge bati buriya kugira ngo ajye kuba abona uriya mwanya ni ukubera yuko yabanje kuryamana na Preskid. Icyo gihe bizakura abantu mu rujijo. Ariko shareba nka Mutesi Jolly wa Shondese ubwo twamuvugaga ntiyanze ubutumire bwa General Karinayogaba, none ari kuvugwa mu bintu bari abantu bikura amata ku munwa. Uwe wanze kujya muri anniversaire y'umwana wa perezida nawe ni generali, none uri kuza mu bintu bya misi ngo bafunze ngo uritegura. Iyo wigira i Bugande umwana, iyo yigira i Bugande akaza atorera imbere uko nagiye i Bugande ahubwo. Ariko ndabigaruka kuri kimwe kandi nubisesengura n'abadukurikiye. Preskid yikorewe bamukoreye umutwaro atabashije kwikorera. Niyo mpamvu ujya kubona ukabona ku itariki ya mbere z'ukwa kabiri ahari waba kuva hari ku basiniya officer, niyo waba umaze imyaka 20 uvuye mu gisirikare, iniforume yishyiramo umukuru w'igihugu akavuga ati mwarakoze kwitanga kugira ngo u Rwanda rero rufite amahoro. Nyine haba hagomba kubamo nicyo cyubahiro. Reka nkusetse, buri ushobora gusanga Preskid abantu batangiranye bose rero agiye ashyira ku ruhande, yaragiye yishyiriramo abana barabona nk'aba chief editor babonye nk'umwana w'umunyamakuru w'umuhanga, aravuga ati yazasimbura akora uko ashoboye paka mwirukanye. Ntabwo ari byo bikenewe, ahubwo umunyamakuru w'umuhanga uri chief editor uramwiyegereza kugira ngo mwungurane inama. No mu ishuri mu kanya uhuye na maîtresse wawe, iyo bagura umwana w'umuhanga umubaza ibibazo byinshi yarakwangaga, hari no gukundaga akanagushimira ababyeyi kuri uri pose ari wowe ugerageza no kubaza mu ishuri, ariko akenshi umwana w'umuhanga abera ikibazo umwarimu. Ni nacyo Preskid yazize. Preskid rirushanwa ushobora gusanga hari abantu yaririye, uzabibona muri commentaire. Simpanura, ariko ushobora gusanga Preskid iri rushanwa rya Miss Rwanda hari abantu baserebuye ko yafunzwe. Nta bakoze ibirori Kasitari yafunzwe, bose ntagiye gutaha. Hari n'abazakora ibindi yafunguwe. Yego urankurikira. Hari abazakora ibindi yafunguwe, ariko hari n'ababikoze yafunzwe. Rero nta wangwa na bose nta n'ukundwa na bose. Uriya Preskid ese ubundi bihwihwiswa ko yafatiwe mu byagiye bivugwa. Hari aho bavuze ko yafatiwe ku Gisenyi muri hoteli, hari abavuze ko yafashwe ari kumwe na Muheto. Urumva ariko icyo kintu uvuze kijyanye no kuba yarikuyeho abantu nicyo ubona gishobora kuba wagisanisha n'ubugambanyi. Uhita ugira ishyamba. None se Sadat aracyari muri Rayon? Ntiyayoboye Rayon Sport akikuraho abantu bose bakamuvaho bikarangira RGB mweguje. Rero na Preskid abantu benshi bamuvuyeho kandi baratangiranye. Ndabivuze umusaza nitunahura nzamubwira nti pole, ntariko ujye wibuka abantu batumye ba Preskid. Yes, muri secondaire yize Mureto Kicukiro. Warubizi? Warubizi? Wansi kutari warabimbwiye. Waruzi ko mbizi? Yatahaga mu Kagarama kwa mukuru we. Anakora indirimbo ya mbere. Byo nzi by'indirimbo. Preskid ni umusore uri mu myaka 35. Hari umuntu avuze ngo gutinda kurongora kwe kugira ngo abanze yumve kuba Miss. Ni umuntu iguye ntawe utayigera ihembe.
muri Afurika mu Rwanda by'umwihariko n'Abagande nibo batinda cyane mu mico yo kurongora ngo umuntu arongore nk'ubu Keve yifite imyaka 20 kubera ko abona udufaranga two kuri YouTube batirongora arongora aya ntabwo ariko bikwiye kugenda President nashaka wa mugana arongore afite wa mugana isa ashatse umugore n'iyi minsi ategura byakoro ahubwo numva hazaza itegeko kuyobora iri tsinda ukaba ufite umugore ukungirizwa n'umugore wawe hapo nka Mike Karangwa kariyobora n'urugero akungirizwa na Mimi umugore we Kastara kariyobora akungirizwa na Diane umugore we uba bitabe bigeza kuko iriya mikino yose bikaba nko mu nzego za leta n'ubundi ko nta muntu ukorana umugore n'umugabo mu nzego za leta oya ndavuga akaba ari umuntu uri mariye yego nk'umuntu ushobora kuba ministre kandi warongoye ugira imigisha nk'iyo mivumo n'umukoshi yose ntago yaza okay uvuga iki rero kwitangazamakuru hari ikintu wakomoje uti itangazamakuru ati kugeza kuri iyi saha dusigaye tubonamo amafoto ariho ngo Miss Rwanda ibitangazamakuru birabaze shaka rashize wa base ni muri hotel kandi nta usindira kibazo sibye kwa kari kapanashe muri hotel nta wiyongeze iyo uyongeje karaba uvuga iki rero kuri kwitangazamakuru n'imyitwarire yaryo kuko urumva ni ibintu byabaga cyangwa se wenda tuvuge ibintu bivugwa ariko bitigeze bigaragazwa n'itangazamakuru na rimwe ubwo noneho gupyinagaza itangazamakuru mu gihe niryo ryarapyinagajwe cyangwa naryo rifite uko ryabyitwayemo bavuze ngo iki kugira ngo usubize none ndi kukubaza wowe itangazamakuru hakora amazina nibyo nakubwiye none se si Joel Rutaganda so ushinzwe media none se Joel najya muri Miss Rwanda kanga kunyakira twarakoranye ku museke bakuremo sentiment hajye baha accreditation umuntu bimerita onsekereza ko Kevin mutari kumwe yahinjira ntabwo yahinjira rero itangazamakuru bwaryo rigira amarangamutima ujya kubona ukabona umunyamakuru ari kwamamaza nka Muheto ntabwo yewe njya kubona ifoto ya Muheto ni Muheto byose ni kimwe harimo te nabibonye mu banyamakuru ngo mutore ngo budasa ngo niwe wanjye ngo uyu ngo noneho kandi koko bikarangira abaye Miss ni gute umunyamakuru ajya kwamamaza aba Miss babirekera abafana hari icyo ryakabaye ryarakoze mbere yuko icya kabiri ibi biba icya kabiri Miss Rwanda ntabwo ari akazu kuko nanone mbaye shy babigize akantu k'abantu bake cyane ikinyamakuru ngo kigatorerwaho why nimero gutorerwaho nibafata umuseke nibatanga isoko bavuga bati Kigali Today umuseke umuryango The New Times igihe abantu bumva bashaka nakoresha platform yabo itangazo umuntu wumva ushaka ko Miss yakwiyamamaza aciye kuri ibyo binyamakuru nibatore hakabaho gukompeta igihe nikegukana iryo soko voting ko umuntu wese aca ku gihengo cyangwa ku Nyarwanda ibyegukane abantu bose baza ari indorerezi odesano ujya kuri tele umukameramani wa igihe warabiye man ugira ngo nibo bategura Miss Rwanda kandi Kejo ntarya Kejo nafite iki Kigali hits kandi amernye umuceri bivanga ibintu byose byateguwe n'igihe byateguwe na RBA urumva nawe ubwawe Jaras ugaragaje ibintu bifatika ukamanuka ikiganiro byasubiza inyuma Miss Rwanda bubaha abanyamakuru ntabwo ari mu nkiko gusa bubaha abanyamakuru ibinyamakuru byose birareshya hari ikindi ariko nanone hanyuma se kumyitwarire okay ubanza uvuga iyo ngingo noneho abanyamakuru bose nyine nta munyamakuru ufana abanyamakuru bose atari abanyamakuru okay ku myitwarire y'itangazamakuru uvuze kubategura uko bagomba gufata itangazamakuru ryo rikwiye wavuze uti na munyamakuru ufana rikwiye kubyitwaramo rite kugira ngo nizo nkuru izo discussion ziba zarabaye ntekereza ko hari
niba bavuga ngo ni mu bihe bitandukanye Okay. hari icyo byari kurinda. nta kibazo wowe ntuba muri showbiz reka mfate urugero rworoshye igihe abanyamakuru bakora ibiganiro by'imyidagaduro Siteus naye Manuel Sengi yumva ariko iyo byageze ahakomeye hagenda aba chief editor n'umufotographe umuntu umuha amahirwe buri gihe ntazajya ajya gukora udukuru dutoya nihajya n'ibinini hagire ajye aba ari ubikoraho bakavuga bati hari umuhanzi wasinze Theo akayandika bavuga bati finale ya Miss Rwanda hakagenda Israel cyangwa Philibert ibyo kandi ugiye no mu Nyarwanda harya Janvier niwe chief editor yego Janvier Murenzi niwe ari Janvier iyamuremye yes ibintu binini bareka abana bazamuke cyane buriya iyo ukora ibintu bikunda ushimishwa no gukora ibikomeye rero abanyamakuru cyane ibinyamakuru umuntu bamwegurira ibintu bye nakora amakosa abibazwe Onese Sabe ntabwo uziteta murega muri Aremus akora ku gihe avuga ko amufiteho amakuru ku bantu bamurya bla buriya Sabe nawe yaragowe buri gihe haregwa ibintu bya danje Onese ntuzi ko igihe cyatsinzwe bakagica n'amande ntikari kabaye cyane none se ejo bundi ubusabwa ntubona ko kabaye rero buri muntu wese wumvaga Sabe inyarwanda wumvagamo Sabe nyine ni showbiz wakumva siporo ukumva undi nibareka abantu bose bafate ku kigero kimwe ahubwo habeho kuyisesengura no kuyigosora nyine gukora ibinyamakuru binini ariko atari bagiye kuri tere uvuga iki rero ku nzego za leta ko nazo ziri mu zatunzwe agatoki inzego za leta bati mwarihe mwakoraga iki niba Patikopa ashobora kwandika kuri Twitter ati navuye muri team itegura Miss Rwanda ngiye kumena umuceri niyo magambo yakoresheje akaba Jolly uretse gato akaba Jolly ashobora kuza akavuga ati Prince Kid Miss Rwanda na karima ke muri interview wenda RIB ivuga ko iri gukora iperereza ariko inzego zindi ministeri hari icyo zari kuba zarakoze muri icyo gihe kugira ngo ibyo byitwa umuceri igihe cyose polisi yataye muri yombi umuntu na RIB baravuga ngo barabikesha ku bufatanye n'abaturage uyu muntu yataye muri yombi kubera ubufatanye n'abaturage yenda abaturage ni Patikope yenda abaturage ni Jolly sha uru rubanza uremera ko tuzarufirima ntubizi uzabimenya byose reka tureke kuvuga byinshi mwifunga n'ifungurwa tuzabimenya ikindi icyaha akurikiranwaho ntabwo ari icyaha yarekurirwa mu bushinjacyaha buriya icyaha cy'inyandiko mpimbano nicyo cyonyine umuntu ashobora kurekurirwa mu bushinjacyaha iyo agaragaza iyo akonvetse umushinjacyaha akanatanga amande ya $3,000,000 nibwo ashobora kurekurwa by'agateganyo akarekurwa n'umushinjacyaha rero ibindi tuzabimenya kandi vuba aha tureke iyo miceri Patikope nawe n'iterabwoba uzi imyaka amaranye na Kid nyinshi cyane ni nko kwajya ukumva Philipita na Irene umwe aravuze ati umuceri ndawumena none se ninde uyobewe ko Philipita nubwo atavukana mu nda imwe na Irene ari akadasohoka ari inshuti magara umwe yagize undi umwe niwe waremye undi yamugira we yes Irene ni umwana w'umusore watangira itangazamakuru rigiye ku Isango yize muri segonderi ahitwa Ikaduha mu majyepfo y'u Rwanda uyu munsi ni Irene w'umusitari ukomeye ariko ushobora kugira impano zikomeye kuruta n'iza Philipita uzi impamvu Fally Ipupa ntari umubyinnyi wa Kofi none se uyu munsi ninde ufite amumerera nabi ninde se ufite invitation nyinshi ni Ipupa Masamba na Jules Sentore ninde uyu munsi ushobora gukonveka ni Sentore
rero ntabwo kuba waba waratangiranye n'umuntu bivuze ko yaguhora hejuru, ahubwo usanga bari abantu baba batangiye gupfa amafaranga. Jolly, abakobwa bafite ukuntu ibintu byose babirebera mu mafaranga. Kid avuga ngo humura humura humura, nta bindi bitavuzwe, nta bindi abantu batazi, azabivuge mu mazina yabyo, usanga bapfa amafaranga. Ndabizi ko na Patikope yavuga ko ari amafaranga. Yewe ahubwo yarangiye yanditse ati yamwikinye hejuru. innocent. Oya yavuze ko ari innocent. Kuri Instagram ye nakabonye ako gaposte. Patikope avuga ko Ishimwe Dieudonné ari innocent. Nagenda bamutangabuhamya. Niko bimeze. None se yakwandikiye RIB, yandikira ubugenzacyaha bw'igihugu, yandikira RIB avuga ati ngewe ndabizi uwo mukobwa bavuga itariki iyi n'iyi. Umva icyo bashaka se Jara, bashaka bavuge bati itariki iyi n'iyi bikekwa ko Preskid yarongoye, yasambanyije uwitwa A. Patikope avuga ati iyo A yari hano, nibavuga B avuga ati yari hano, icyo gihe ntabwo bazamufunga. Niba ari innocent tuzamubona. Ubugenzacyaha bufite iminsi 5 ubaraho bwataye muri yombi kuwa mbere. Okay, ejo dosiye izashyikirirwa ubushinjacyaha. Simvugira RIB ariko niko amategeko ateganya. Nigera kuwa mbere, ako sha ntabwo weekend zijya ziba umusa hapo nati wa mbere ujya kwitaba da. ariko ageze kuwa kabiri umwava ko yatangira kuvuga ko umukira we afunzwe mu buryo bunyuranyije n'amategeko, kandi ababyemerewe n'itegeko rirabyemera. Icyo gihe RIB iramurekura agakurikiranwa ari hanze. Innocent ni amarangamutima. Ni nka Freda wose wavuze ngo Ndimbati ntiyarazi ko yafungwa, ibaza adafunzwe. Rero biriya ni santima man. Ahubwo sazaza naza mu rukiko Patikope nzamufotora. Zaguha ifoto. Dusoza rero twitega iki cyangwa twitege ko nubwo yaba umwere izina ryitwa Ishimwe Dieudonné egare Inspiration Backup rirangiye, nirigaruka sinzagaruke kuri iyi mikoro ngo agiye gutegura n'abariya abana b'abasirikare bavuze sawa. Nyine urumva birarangiye, abaharaniye ko nawe abireka nk'uko yabibarekesheje baserebura, nk'uko Jado Castar bigoye kuzasubira muri, nubwo uyu munsi ari visi perezida wa federasiyo, biragoye ko yaba visi perezida wa federasiyo nanarekurwa ashobora kuzahita yegura ko azarekurwa mu kwa gatanu. Nyine niyo bavuga bati twamwibeshyeho ariko buriya yagize icyasha azagenda si wa muhungu bafungiye viole se. So twitege ko niba hari abantu barebye kure bize umushinga neza bagiye gukora Miss Rwanda itarigeze ibaho, kuko bazakosora amakosa yose yakozwe. Nicyo twakwitega. Ko hari n'abavuga ko byaba byatewe n'abamugiriye ishyamba, nawe niko bibona? Hari abavuga bati iyo umuntu atangiye gutera imbere ntabura abamurwanya. Icyambere angiye kwa ngo ngiye kuvuga nk'umuribu, oya ngiye kuvuga nk'umuntu uzi systeme ya Gikotanyi. Ntabwo ujya yibeshya ku muntu, ntabwo yitaye ku marangamutima ayo mashyamba arabareba. Man, RIB ntijya yibeshya ku muntu itaye muri yombi. None se yafatiwe mu cyuho, reka tube ko atafatiwe mu cyuho. Umuntu nka Kide ni umuntu utangira kugenzwa kera, bakurikirana ibiganiro byakora kuri telefone, WhatsApp message, ibiganiro byakora WhatsApp, ibiganiro byose bajya kugufata bafite ibimenyetso. Ntabwo leta yishimiye ko ejo Preskid yaba umwere bakavuga ngo twasanze ibimenyetso by'ubugenzacyaha n'ubushinjacyaha nta shingiro bifite. Bamufashe babizi, bafite ibimenyetso byose byegeranyijwe ku buryo batakora ikosa ry'uko Preskid bamwibeshyeho bene kariya kageni. Umwana w'umujyi man, twitege ko izina rye rirangiye.
nirigaruka uzambwire ngo ryagarutse, nirigaruka nzamubwira nti iwanyu mwararaguzaga bakugiriyeyo. Ariko we ubu nk'iri jambo ntibavuga ngo ni ugutwika nyine, iyo tuvuga ibintu bikomeye nanga umuntu ubihuza na sho. Izo twita uri kubona atari sho, uzi gukinira abantu ku mubyimba. Shakede ngewe nta mubyimba nkukiniraho, ariko n'iryo shyamba n'iyo ryaba hari ibyo wakoze uzibukirwaho. Ikindi ariko ubundi buriya Jara, Miss Rwanda igiye ihabwa nk'imyaka 5 uyiyobora, nyine kikaba ari ikintu cya leta cyeguriwe umuntu witwa Inspiration Backup cyangwa company. Nyuma y'imyaka 5 kontara ikarangira, hakaza izindi company zigakompeta zigakora competition, byaba byiza kurushaho. Nyine nuko izi nama abantu umuntu azitanga yarangiza bagahita barara amajoro koko babigenzura bagasanga nibyo ntibanamumenema akantu. Sibyo ese kubyumva? Reka duhinire aho ngaho. Oya uretse gato duhina, ariko niko byumva cyane. Niko mbyumva pe. Banumva ryakabaye isoko rigifunguye, ahubwo buri mwaka bakajya bahatana. Oya ink'itanu. Okay, kuko umwaka wa mbere ushobora guhuzagurika kugira consistency nayo ifasha. Ahubwo abaterankunga bakaba bamwe bagahoraho, ku buryo hari team ishinzwe marketing itandukanye n'aborganizer, itandukanye n'abahawe kuyobora icyo gikorwa, ariko marketing ikaba ari imwe. Shana turahuje umusa, bonye hano duhuje, kaduhiniraho. wabaye muri showbiz ariko n'ubu yirimo pe. Wigeze ujya nko muri finale ya Miss Rwanda bikunanira kujyamo, cyangwa se ujyamo wavunitse winjira byagoranye? Oya kanange hoya, ko biri kose n'abantu bananizwaga kwinjira. Umva niyo bakunanije akenshi kukunaniza nikize no kuvuga ngo hamagara Joel, aba bounce nyine wewe. Joel ukamuhamagara ntiyitabe telefone, yavuyeho nuko kunanizwa, ariko mubona mukanya avuze ko nagiye kwiga karate kubera aba boss. Mana afite ukuntu akureba, kuko bakureba nyine nk'umwana kandi wifitiye amasentire, urangiye aba boss barantinya bafashe. Kaduhinira ndakora ntangiye gutwika. Okay, sinjya soza ntavuze ngo abimbere mu gihugu no hanze Imana ibarinde bose, nanjye ndimo, kuko mubo yacunguje amaraso nzi yuko ndimo. Amen. Thank you.